coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ayi Data we, ayi Mana, bigize cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye ngiye gutakara uko nashengutse ubwoko bwawe bupfukamye burimo bugutakira. Indwara z'ibyorezo zandurira mu busambanyi zaramuhitanye ajya hacecekerwa. Ikibabaje cyane giteye agahinda amukoresha ibibi imana kwishima hejuru. Reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima. Iyi si twayiriyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihogo byinshi. Twabuze abantu duhura n'ibintu manuza turinde igihugu cy'ubugingo buhoraho. Ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje bamumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso. Aya marira turira tuzayabuzwa, agakarita dufite tuzagashira. Nuko isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira. Yesu ari hafi nimuhumure. Amasezerano adakuka, amasezerano adasesa yo kuguma mu ruzabibu rwawe. Amasezerano adakuka yo kugusha n'izabayo, 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 n'izabayo. Iki gitaramo ntabwo kidutunguye ahubwo twari tukiteguye. Twagiye rero na korali Inyenyeri. Korali Inyenyeri muhagurutse muza hano ku rubyiniro cyangwa si aho mutaramira cyangwa si kuri podium muze mubyinira Imana. Ntabwo nibeshe rwose. Muze muhimbaza Imana. Ahangaha iwacu Musanze tujya kwisanzura di kuko twagize amahirwe. Aha ni mu ntanzi z'ibirunga birimo Bisoke, birimo Karisimbi, birimo kiriya bita Sabyinyo. Nta kibazo gihari. Kugira ngo rero ni ukwisanzura nyine hano Musanze. Korali Inyenyeri bamaze kugera hano ni bangahe babakiriye bavuga bati nibatarame zamura amaboko abiri. Yego murakoze cyane. Imana bamugisha omba. Ndabakunda. Reka mabwishi umuntu wese ufite agatelefone umuntu ufite agatelefone rwose agafate neza mbese kugira itakuga ngo itimbure hasi abantu bayikandagire. Bashobora kuyikandagira ukabona ihombye da. Umuntu ufite telefone ayifate neza mbese ibike aho wigize. Yego murakoze cyane. Aha twagera turi kumwe na korali Inyenyeri wongeraho z'ijuru. Mvuze ngo inyenyeri z'iki? Z'ijuru. Inyenyeri z'ijuru baraje rwose mu ndirimbo enye. Ubu rero nkaba ntekereza ko batazambukana rwose neza. Aha ngira reka mbere mubanze mubasuze uko mubyumva. Ngaha mubasuze. Haleluya. Amina. Ariko mana murabahobeye. Mwongere mubahobere. Twagiye rero mu ndirimbo enye. Iyi ngiyi ikaba izibanjirije. Murakoze mwiteguye? Aha ngo mwiteguye basimati. Twagiye rero na korali Inyenyeri z'ijuru. Murakoze. Imbaraga yawe Mana nizikorere muri twe. Kuba ari twe Mana, kuba ari twe. Imbaraga yawe Mana nizikorere muri twe. Iri teraniro riyoborwe nawe. Imbaraga yawe Mana nizikorere muri twe. Mana ni nziza. Mana ni nziza. Mana ni nziza. Ibihe byose. Kandi ibihe byose. Imana ni nziza yo kamere yayo. Mana ni
ni nziza kandi niyo kamere yayo. Ishimiye kubana namwe kuri uyu munsi wera w'isabato. Imana iduhane umugisha. Ushimye Imana yemeye ko tugera hano hantu. Si ku bwacu kugira ngo tube turaha, ni kubw'Imana, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Tugiye gufatanya rero kuririmba indirimbo yo gushima Imana. Iyi ndirimbo iboneka muri iki gitabo dukoresha cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni indirimbo ya 27 ivuga ngo dushime Imana. Haleluya, nyiringira twongera umwete dushime Imana kubw'Umwuka wera atubwiriza kumvira yaturemye. Haleluya, nyiringira, haleluya, mina, haleluya, nyiringira twongera umwete dushime Imana yatanzwe ku bwacu, yatwaye ibyaha byacu dukiza rwose. Haleluya, nyiringira, haleluya, mina, haleluya, nyiringira twongera umwete dushime Imana. Imbabazi zayo yaratuguze tugira abana bayo. Haleluya, nyiringira, haleluya, mina, haleluya, nyiringira twongera umwete, twongera umwete tuzuza urukundo umuntu wese akuyoboka n'ubwira. Haleluya, nyiringira, haleluya, mina, haleluya, nyiringira twongera umwete. Haleluya, nyiringira, haleluya, mina, haleluya, nyiringira twongera umwete. Haleluya, nyiringira, haleluya, mina, haleluya, nyiringira twongera umwete. Bari mu bucakara kwisanzura n'iwawe. Iyo turi kumwe tugira amahoro, kwibanira nawe biratunezeza. Imbabazi zawe ni nyinshi Mana, kugira neza kwawe guhora witeka. Ibyo udukorera biraturyohera, Ramina ubitwa ugiraho. Imbabazi zawe ni nyinshi Mana, kugira neza kwawe guhora witeka. Ibyo udukorera biraturyohera, Ramina ubitwa ugiraho.
tuzigera na rimwe twicuza ko twivuguruze ko twaguhisemo twagize umugisha wo kugukorera ntiduteze na rimwe kuzakuregura imbabazi zawe ni nyinshi Mana kugira neza kwawe duhora witeka ibyo dukorera biraturyohera nami nawe twawugiraho imbabazi zawe ni nyinshi Mana kugira neza kwawe duhora witeka ibyo dukorera biraturyohera nami nawe twawugiraho amasezerano adasesa yo kuguma mu ruzabibu rwawe urashaka gusinya amasezerano yo kuba abakozi bawe Mana amasezerano adakuka amasezerano adasesa yo kuguma mu ruzabibu rwawe amasezerano adakuka amasezerano adasesa yo kuguma mu ruzabibu rwawe amasezerano adakuka amasezerano adasesa yo kuguma mu ruzabibu rwawe amasezerano adakuka amasezerano adasesa yo kuguma mu ruzabibu rwawe Ay data we ay Mana ingize cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye ngiye gutakara uko nashengutse ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira utumvure mu ijuru udusubize hari igihe umuntu ahura n'ikibazo gikomeye akifashisha inzego zibishinzwe ngo zikimufashe ariko ikibazo kiriho isi ihanganye nacyo ikibazo kiri rusange twese turagisangiye naho twabona twakibukira kuko naho tutagisanga ikigenzi gikwiye uruta ibindi nuko ijugunya mu biganza by'umukiza ari data we ari Mana ningize cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye ngiye gutakara uko nashengutse ubwoko bwawe abo bupfukamye burimo bugutakira utumbure mu ijuru udusubize ari data we ari Mana ningize cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye ngiye gutakara uko nashengutse ubwoko bwawe abo bupfukamye burimo bugutakira utumbure mu ijuru udusubize bakomeje guhangayikishwa n'ibibihe kandi bikomeje kugenda bidushyira mu rujijo ibihe bigenda
bigenda bihinduka uko bwije bugacya. Ibi byerekana ko turi mu mugoroba w'iyi si, naho twabona twabihungira kuko naho tutabisanga. Ikigenzi gikwiriye kuruta ibindi no kwijugunya mu biganza by'Umukiza. Ari Data we, ari Mana, bigize cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye. Ngiye gutakara uko nashengutse, ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira. Utwumvure nk'ijuru udusubize. Ari Data we, ari Data we, ari Mana, bigize cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye. Ngiye gutakara uko nashengutse, ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira. Utwumvure nk'ijuru udusubize. Nagusinziriye n'ubu urimo urareba ibi byose biri kuba, nta kijya kigutungura. Nubwo tubabaye turababara igihe gito, vuba bidatinze tuzabona gutabarwa kwawe. Nagusinziriye n'ubu urimo urareba ibi byose biri kuba, nta kijya kigutungura. Nubwo tubabaye turababara igihe gito, vuba bidatinze tuzabona gutabarwa kwawe. Vuba bidatinze tuzabona gutabarwa izashira. Vuba bidatinze tuzabona gutabarwa kwawe. Izo ntwari zazize ukuri, zavuze Imana zishize amanga. Umagorwa n'akarengane bemeye kurinda ubusugire bwabo. Izo ntwari zazize ukuri, zavuze Imana zishize amanga. Umagorwa n'akarengane bemeye kurinda ubusugire bwabo. Umuriro ukurumana bemeye kurinda ubusugire bwabo. Ku masitade babaye inyamaswa bemeye kurinda ubusugire bwabo. Mu magereza bakubitwa bemeye kurinda ubusugire bwabo. Mu muriro ukurumana bemeye kurinda ubusugire bwabo. Mu masitade babaye inyamaswa bemeye kurinda ubusugire bwabo. Mu magereza bakubitwa bemeye kurinda ubusugire bwabo. Ukuri gutsinze byiteka, ikinyoma gitsinzwe. Izo ntwari tuzabonana. Ukuri gutsinze byiteka, ikinyoma gitsinzwe. Izo ntwari tuzabonana. Tuzabona Yohana waciwe igihanga. Izo ntwari tuzabonana. Tuzabona Petero wabambwe acuramye. Izo ntwari tuzabonana. Tuzabona Sitefano watewe amabuye. Izo ntwari tuzabonana. Ukuri gutsinze byiteka, ikinyoma gitsinzwe.
tuzabonana ukuri gutsinze byiteka ikinyoma gitsinzwe izo ntwari tuzabonana tuzabona Yohana waciwe igihanga izo ntwari tuzabonana tuzabona Petero wabambwe acuramye izo ntwari tuzabonana tuzabona Sitefano watewe amabuye izo ntwari tuzabonana tuzabona ingarizi wahambiriwe ku ntebe y'umuringa ubwo yaragiye gutwikwa w'ijwi rituje ryoroheje araririmba agira ati ndagukunda mwami uzi ko ngukunda ndagukunda Yesu bihebuje rwose ndagukunda Yesu nawe urabizi imirimo yanjye iza byerekana ndishimye rwose bitavugwa ibyishimo byanjye nawe abirondora ndareba ubutunzi buri mu ijuru nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Imbere n'inyuma cyari gifatanishijwe ibimenyetso birindwi habura umuntu n'umwe n'ijuru no mu isi wakibumbura ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje babumbura icyo gitabo abe n'ibimenyetso bigifatanishije maze y'imiguma ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje babumbura icyo gitabo abe n'ibimenyetso bigifatanishije maze y'imiguma. wageze burihanye wiyeguriye Kristo Satani ararakara agira ngo akurimbure yohereza ingabo ze mazima n'ikingo kuboko na n'ubu ararwana binyuze mu mitima y'abatarahinduka ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje babumbura icyo gitabo abe n'ibimenyetso bigifatanishije maze y'ibiguma ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa Yuda
aranesheje bamumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatanyishije maze yima ingoma. Gutungura benshi bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiriye gusuzuma tukiyegurira Kristo akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Dore urubanza kuri bose ubu rwaratangiye, niba ugifite umutima ukomangagira n'ingoga, uri dayimoni igitunguro ari gutungura benshi bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiye gusuzuma tukiyegurira Kristo akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Dore urubanza kuri bose ubu rwaratangiye, niba ugifite umutima ukomangagira n'ingoga, dore dayimoni igitunguro ari gutungura benshi bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiye gusuzuma tukiyegurira Kristo akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Twari twateguye, twari twapanze mw'igenamigambi, coronavirusi ntiwari urimo. Akabenshi bari bazi gusaba uburyohe ubaye ububihe, amarira menshi n'umuburo ngo mana we ni wowe uzi byose kandi ntawe ukigwa uzi impamvu z'iki cyorezo. Coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato, twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato, twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro.
butandukanye. Iyo twari twiteze kwisabira ubukire ibaye igihombo, ubukene bwinshi n'inzara. Mana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukimba ubuzima buziki icyorezo. Korona virusi nubwo watubabaje waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Korona virusi nubwo watubabaje waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. twagisoza ni kugiye kuba. Reka tugisoze tugiye kuba. Sibyo? Reka babwira. Jewe aho rero ibitaramo hose ntabwo nifuzaga kunyagiza bizera. Wowe ko nta morali mufite. Ugiye kuyigira. Uwitwa Turagimana Ismail nawe ayo yarahize yayasoje, akaba yongeyeho 10,000 ndetse mukanyagiye kubyohereza. Twakomeje igitaramo cyacu ariko morali nyinshi kandi turushaho no guhigura no gutanga amafaranga. Haleluya! Mugumye muzana iyo nyubako. Umuntu wumva ashaka kuririmbana natwe arajyaza atanga inyubako turirimbane, sibyo? Amen. Isi ifite ibibazo yahuriye umuti n'igisubizo. Imitima ya benshi yamaze gushenjagurika. Ikibazo cy'urushako ushatse nawe akakunanira. Ikibazo cy'urubyaro abubyaye bakaba ibirumbo. Ikibazo cy'impfu nyinshi z'amakimbirane mu miryango. Ikibazo cy'ubukene hirya no hino ku isi. Ariko nimuhumure hari umunsi bizarangira.
marira turira tuzayabuzwa, agahinda dufite tuzagashira. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Aya marira turira tuzayahuzwa, agahinda dufite tuzagashira. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Umuntu aba afite umuryango umukunda nawe akawukunda, mukanya gato ko guhombya akagirwa imfubyi cyangwa ukingiye. Satani agakorera mu bantu bakica abantu bagashinyaguro, ibibazo ingaruka zizabaho nyuma yo gukora ayo marorerwa. Ntibazabo bakoze mu cyuma kugira ngo bahemuke bigezaho, Satani acurika imitima yabo maze bagakora ibidakwiye. Ariko nimuhumure, hari umunsi bizarangira. Aya marira turira tuzayahuzwa, agahinda dufite tuzagashira. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharira, Yesu ari hafi nimuhumure. Aya marira turira tuzayahuzwa, agahinda dufite tuzagashira. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Umuntu akora icyaha kimubereye cyiza, ingaruka yacyo yaza ikamubiza icyuya. Umuntu akora icyaha kimubereye cyiza, ingaruka yacyo yaza ikamubiza icyuya. Inkuru ibabaje iteye agahinda y'umukobwa wabyaye umwana w'umuhungu, amubyariye mu cyaha. Yahawe impanuro ntiyazikurikiza, agirwa inama yanga kuzumvira, yishingira iby'iby'isi biragira rimuhitanye. Ntibyatinze uwo mwana w'umukobwa amenya ko yibeshye, yibutse ibitereko yamaze gusesa. Indwara z'icyorezo zandurira mu busambanyi zaramuhitanye, ajya ahacecekerwa. Ikibabaje cyane giteye agahinda, na wa mwana yarazimusigiye. Ntibyatinze uwo mwana w'umukobwa amenya ko yibeshye, yibutse ibitereko yamaze gusesa. Indwara z'ibyorezo zandurira mu busambanyi zaramuhitanye, ajya ahacecekerwa.
ikibabaje cyane giteye agahinda na wa mwana yarazimusigiye. Akavuga ati Mana, ibi byose byambayeho ko nta ruhare nabigizemo, ni kuki wemeye ko mba mu buzima bubiho? Ubu ni imfubyi, ni wowe wagize data, ubugingo bwanjye buri mu maboko yawe. Uwo mwana yakuriye mu buzima bubi, uwo mwana yakuriye mu burwayi, yaricaraga akavuga ati Mana, ibi byose byambayeho ko nta ruhare nabigizemo, ni kuki wemeye ko mba mu buzima bubi? Ubu ni imfubyi, ni wowe wagize data, ubugingo bwanjye buri mu maboko yawe. Ubu ni imfubyi, ni wowe wagize data, ubugingo bwanjye buri mu maboko yawe. Ubu ni imfubyi, ni wowe wagize data, ubugingo bwanjye buri mu maboko yawe. Ku Mana niho turukira. Ni kenshi twiruka ku buzima bw'isi, akaba ahubwo tugeraho tumara n'urugo tumufatisha, ntabwo muranga n'umugore ubasha kuba uri muzima none, ejo bundi ukaba utakiri muzima. Ubasha kuba ugenda neza, ejo bundi ukaba ubana n'ubumuga. Ubasha kuba uyobora none, ejo bundi ukaba urimo kuyoborwa. Iyi si twayiriyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibibazo byinshi, twabuze abantu, tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Iyi si twayiriyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibibazo byinshi, twabuze abantu, tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Tubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayatubujije. Tubabaza kandi bikadushavuza,
iyo babonye twabaye ibirara tukanywa itabi inzoga n'ubusambanyi barahangayitse kubera twe ihumeka nuko Yesu akigukunda naho ubundi umwanzi we ashaka ko wapfura uhagaze agukoresha ibibi umwaka kwishima hejuru reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye ubugingo bwega kuko Yesu akigukunda nawe ubundi umwanzi we ashaka ko wapfura uhagaze agukoresha ibibi yumvaga kwishima hejuru reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye kubugingo bwega nuko Yesu akigukunda naho ubundi umwanzi we ashaka ko wapfura uhagaze agukoresha ibibi yumvaga kwishima hejuru reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye dukomeze bakomeze umwana uhagarara mwese mbabona n'inzira kenshi twiruka ubuzima bw'isi hakabaho ngo ubugeraho nyamara nubwo tubufatisha ntabwo buramba ubuhoreho ubasha kuba uri muzima none ejo bundi ukaba utakiri muzima ubasha kuba ugenda neza ejo bundi ukaba ubana n'ubumuga ubasha kuba uyobora none ejo bundi ukaba urimo kuyoborwa iyi si twayiriyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu manuza turinde igihugu cy'ubugingo buhoraho iyi si twayiriyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu manuza turinde igihugu cy'ubugingo buhoraho byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje umupira w'amaguru hari igihe kigera gukina bigahagarara abasigari muri muzika hari igihe kigera umuziki ugahagarara abakomeye bafite ubudahangarwa hari igihe kigera iyi si ikabahangara iyi si twayiriyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu manuza turinde igihugu cy'ubugingo buhoraho iyi si twayiriyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu
manuza turinda igihugu cy'ubugingo buhoraho batubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhosheje batubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhosheje tutazigera duhura n'ibihombo upfa no gupfusha ubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo ureke dushakire izi ndezi aho tutazigera duhura n'ibihombo upfa no gupfusha ubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo. Para
twikubira mu isi twitahire tugire ubutaka turifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika badacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika badacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje bantu baduhaye Yesu nyinshi zitandukanye iyo kuririmba niyo imirije imbere turinda umwanzi sekibi watuvangira akaduteza umutima uwo yagize akaduteza ubwibone ubwo yagize turifuza ko zamusanganira ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika badacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika badacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje zarenze ningera heza mu ijuru ndi kumwe n'umwami wanjye Yesu wambambiwe adushimira imirimo myiza twakoze adindira nzitiranye ubikomeye adindira inzika igisa nacyo nkahaye intwari urabiharanira imigire mu munezero wa shobuja ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika badacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika badacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje bizaba umunezero nitugerayo dutabarutse amarira n'agahinda tubisezeye indwara no gupfusha ntibizabayo bizaba umunezero nitugerayo mwami Yesu dutabarutse amarira n'agahinda tubisezeye indwara no gupfusha ntibizabayo 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 Imana ni nziza ibihe byose ibihe byose. Imana ni nziza niyo kamere yayo. Yego murakoze cyane. Nje mu izina rya radiyo ya Kinigi. Yego twakiriye ubutumire bwa korali umunezero. Yego. Ni abakiriya bacu bahoraho igihe bafite ibikorwa baraza kugira ngo tubamamarize tubafashe mu bikorwa baba bafite. Niyo mpamvu rero mu izina rya radiyo ya Kinigi natwe twifuje gutera inkunga mu rwego rwa korali umunezero. Inkunga tugiye gutanga irajya
ku munezero kwaya. Ubwo rero iyo korari yumve ko twayitabye kandi dushishikariza n'andi makorari agiye atandukanye n'abafite ibikorwa bitandukanye kuza kutugana nka radiyo ya Kinigi. Dukorera hariya mu Kinigi mu isantire kwa Gasore mu gikari inyuma. Abamuzi yitwa Twizerimana Pascal cyangwa se Gasore. Ubwo rero ni karibu iwacu kuri radiyo ya Kinigi, tubafashe. Murakoze. Inkunga yacu ni 5,000 kashi. Amen. Aba rero ni radiyo ikorera hariya mu isoko rya Kinigi. Murayimenyereye ubundi ni Radio and TV. Afite amakuru akakugeraho, afite ibitaramo bakakugeraho. Ubwo mbese nawe turakwamamaza. Jirakina. Ariko nawe acishijemo akantu ka 5,000. Mana ni nziza Ibihe byose kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. kandi abantu bifuza ko tuza kongera kuririmba cyangwa twitange. Niba mubyifuza rero muze dufatanye, si byo se? Ndi hano, amazina yanjye nitwa Mugiraneza Claude. Yego. Magarariye no korari n'abari abantu mureba hari abazanye nibaze hano. Yego. Bari bose bicaye hariya ni abakunzi ba korari yacu. Bavuye ahatandukanye, hari abavuye Kigali, hari abavuye hafi aha ngaha. Yego. Twazanye mu gitondo ubwo twazaga hano. Dusanze rero mufite igikorwa cyiza cy'inyubako. Kandi natwe bacira hari gusa tubona tutagenda tutavuze. Korari ndetse n'aba bakunzi bacu twakusanyije amafaranga angana n'ibihumbi 35,400. Amen. Ubwo murambwira nimero cyangwa kode turayashyiraho, nta kibazo turayabaha. Murakoze. Reka mbabwire, aba bantu Imana ibagire neza. Aba bantu Imana yakire gutanga kwabo neza cyane. Uzi impamvu? Aba bantu bava iwabo ahantu hambere bageze hari ni ku Kibuye, ngabi Kigali, ngabi Musanze, ngabi Ruginga, hose n'amafaranga baje kudutaramira, baje kudutera inkunga. Nanjye naturutse inyuma y'izi nturusu nkaba ncicana 500 yanjye wayizana igakora umurimo w'Imana.